tubahaye ikaze abaduteze amaso ndetse n'amatwi. Aha ni kuri Shaka Provisoire, turacyakomeje kugenda dukosora ibibazo bigenda byibandwaho mu kizamini cya Provisoire. Abantu bari kwiga amategeko y'umuhanda, abari kwitegura icyo kizamini, ikaze. Reka twihute rero n'ibibazo by'uyu munsi. Ikibazo cya mbere kiratubaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Ni ubuhe? A. Burenga toni imwe. B. Burenga toni ebyiri. C. Burenga toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ahangaha wowe wahitamo iki? Se ni A. Burenga toni imwe. B. Burenga toni ebyiri. C. Burenga toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko wamaze gufata agakayi kawe n'agakaramu ukaba uri kugenda wandika kugira ngo ubashe kumenya aho ugeze wiga amategeko y'umuhanda. Ahangaha igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa w'ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa aribwo toni 5. Toni 5. Igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo mu byo baduhaye. Twihuse ku kibazo cya kabiri. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ni hehe? A. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Nizere ko bamaze guhitamo rero, gusa ahangaha igisubizo ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ibisubizo byose ni ukuri, haba A, B ndetse na C. Twihuse rero n'ikibazo gikurikiyeho cya gatatu. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Rero mbese ubwo bwoko bwa feri ni ubuhe? A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wahitamo iki? Ese ni A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. Ubu bwoko bwa feri bwavuzwe haruguru ni feri yo guhagarara umwanya munini. Twihuse rero n'ikibazo cya kane. Ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza ni aya matara y'urugendo ugomba gukoresha. Mbese igihe ari ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza ni aya matara y'urugendo ugomba gukoresha. Mbese ni ayahe? A.
amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B, amatara kamenabihu y'imbere amatara kamenabihu y'imbere. C, amatara yo kubisikana. D, amatara kamenabihu y'inyuma. Mbese muri aya matara uri kubona ayo bari kutubaza ese ni A, amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B, amatara kamenabihu y'imbere C, amatara yo kubisikana. D, amatara kamenabihu y'inyuma. Usanga igisubizo ni B, ni amatara kamenabihu y'imbere. Igisubizo ni B, ayo matara avugwa haruguru ni amatara kamenabihu y'imbere. Ikibazo cya 5, ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Mbese ni hehe? A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B, kunyuranaho ntibyemewe. C, ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D, ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Mbese ni hehe? C ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B, kunyuranaho ntibyemewe. C, ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D, ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Mbese ni hehe byemewe? Ahangaha rero twihuse ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Aho hantu ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Twihuse n'ikibazo cya 6 ngo mbese iki cyapa gisobanuye iki? Iki cyapa baduhaye ahangaha mbese gisobanura iki? A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhahagarara. C, umuvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese icyapa wowe urabona gisobanuye iki? Ese ni A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhahagarara. C, umuvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe ahangaha wahitamo ikihe gisubizo? Ahangaha rero twihuse igisubizo ni A, ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ukikibona iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nta kindi ugomba guhita utekereza, iki cyapa kivuze iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ikibazo cya 7, ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? Mbese hano baduhaye amashusho agiye atandukanye, none bari kutubaza ngo mbese ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? A, urabona iyo shusho baduhaye. B, baduhaye mpande eshatu. C, baduha uruziga. D, baduha urukiramende. Mbese wowe urabona ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho muri aya mashusho baduhaye? Ahangaha rero twihuse cyane, ibyapa bitegeka bikozwe mu ishusho y'uruziga. Igisubizo ni C, ibyapa bitegeka bikozwe mu ishusho y'uruziga. Dukomeje n'ikibazo cya 8, buri modoka cyangwa buri romoruki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo bitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira: buri modoka cyangwa buri romoruki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo bitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Mbese ayo mabara ni ayahe? A, umuhondo. B, icyatsi kibisi. C, umweru. D, umutuku. Mbese wowe
urabona ari ikihe gisubizo? C ni A umuhondo, B icyatsi kibisi, C umweru, D umutuku. Mbese urabona ari ikihe gisubizo? Gusanga igisubizo ni B. Iryo tara rifite ibara ry'icyatsi. Iryo tara ryerekanwa n'umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho rifite ibara ry'icyatsi. Twihuse rero n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 bumwe muri ubu bwoko bwa feri bituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ubu bwoko bwa feri ni ubuhe? A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Usanga aha ni A feri yo guhagarara umwanya munini. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 10. Tugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ni irihe? A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni B ni umuhondo. Igisubizo ni B ni umuhondo. Twihuse n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11. Romoruki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Romoruki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe rero? A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C amavatiri y'ifasi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wahitamo iki? Ese ni A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C amavatiri y'ifasi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Igisubizo ni B. Icyo kinyabiziga ni ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, niho bashobora gushyira akagarurarumuri kamwe nk'uko byavuzwe ruguru. Ikibazo cya 12. 12. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga. Ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga.
ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ibihe rero: a metero 200 b, metero 100 c, metero 85 d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese aha igisubizo wahitamo ni iki? Ese ni a metero 200 b, metero 100 c, metero 85 d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko aho ni metero 75. Metero 75 kuri ibyo binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125. Twihuse n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13: iyo banyuze iruhande rw'inkomyi, abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Iyo banyuze iruhande rw'inkomyi, abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira: a kilometero 10 mu isaha, b kilometero 20 mu isaha, c kilometero 30 mu isaha, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe ahangaha urumva iki? Ese ni a, ni b, ni c cyangwa ni d? Nizere ko wamaze guhitamo igisubizo cyawe. Ahangaha igisubizo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko umuyobozi aba agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. Umuvuduko ntabwo ugomba kurenza kilometero 5 mu isaha. Twihuse rero n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14: inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ni ubuhe buryo? a babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, b ibumoso babona iby'ibara ryera, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wahitamo iki? Ese ni a babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, b ibumoso babona iby'ibara ryera, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mbese wowe ahangaha wahitamo iki? Twihuse rero ahangaha igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Bagomba kuba babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, noneho ibumoso babona iby'ibara ryera. Ibumoso bagomba kubona iby'ibara ryera. Igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 15: icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira.
ni ayahe? A, umweru n'umukara. B, umutuku n'umukara. C, ubururu. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe uzi yuko icyo cyapa kigira amabara yahe? Se ni A, umweru n'umukara. B, umutuku n'umukara. C, ubururu. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twihuse ahangaha igisubizo ni B. Icyo cyapa nk'uko mukizi, niba ukizi neza ukibutse, wakwibuka ko gifite amabara y'umutuku n'umukara. Twihuse n'ikibazo cya 16. Iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Iki kimenyetso cyaka, nizere ko muri kukibona neza. Mbese kinyemerera gukomeza. A, yego. B, yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. C, yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo. D, oya. Mbese wowe wahita mbese ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Ahangaha twihuse igisubizo ni D, oya. Iki kimenyetso ntabwo kikwemerera gukomeza, ndetse nanjye ntabwo kinyemerera gukomeza nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Igisubizo ni D, ni oya. Murabona ko kiri kwaka itara ritukura. Twihuse rero ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ibyo binyabiziga ni ibihe? A, ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe uri kumva wahitamo iki? Ese ni A, ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbese wowe urumva aho igisubizo watanga ari ikihe? Ahangaha twihuse rero igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga ntakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Twihuse n'ikibazo cya 18. Atari mu nsisiro, umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3,500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Mucyumve neza, ahatari mu nsisiro, umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3,500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10, agomba keretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ikinyabiziga kimuhiseho cyangwa ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira.
ni mu bihe bihe rero? A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. B. Igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi. C. Mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese muri ibi bisubizo wowe uri kumva wahitamo iki? Ese ni A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. B. Igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi cyangwa mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo ikihe? Ahangaha rero twihuse igisubizo ni A. Ni mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Ikibazo cya 19, birabujijwe kongera mu mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe? A. Imitako. B. Ibifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe wahitamo iki? Ese ni A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ari wowe wahitamo ikihe gisubizo? Nizere ko rero wamaze guhitamo muri ka gakayi wamaze kwandika. Gusa ahangaha igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitako cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Mbese ahangaha inshingano y'abagenzi ibiyihe? A. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B. Guhagarara aho bageze. C. Koroherana. D. Gukuraho inkomyi. Mbese muri ibi ngibi urumva abagenzi bakora iki? Ese ni A. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ese ni B. Guhagarara aho bageze. C. Koroherana. D. Gukuraho inkomyi. Mbese muri ibi urumva igisubizo cyabikira? Ahangaha igisubizo ni C. Abagenzi bagomba koroherana, nicyo gishobora gukorwa ahangaha ndetse ni nacyo gitegetswe. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye. Ni kuri Shaka Provisoire. Wowe ugeze kuri uyu munota turagushimiye kandi twifurije intsinzi. Komeza wige, ushyireho umwete, nta kabuza ugomba kubona urwo ruhushya rw'agateganyo ukazakomeza ugashaka n'impushya za burundu. Turabashimiye rero, na mugenzi wawe uzi ukeneye kwiga ahangaha ushobora kumurarika nawe akaza akaba yakwiga, bikaba byamufasha kuba yakwitegura ikizamini cya provisoire ndetse akaba yanagitsinda. Turabashimiye, naho ubutaha.